Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Guys, twongeye kubasuhuza nanone kandi tubahaye ikaze kuri channel ya Uburyo TV. Aho ufunguye iyi video uherereye hose, uri uw'ingenzi cyane. Reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku Buryo TV, waradushyigikiye cyane, uri uw'ingenzi kuri channel yacu. Nawe utarakora subscribe, nyamuneka ukore subscribe kugira ngo udutere ingabo mu bitugu, natwe turusheho kubona motivation yo gushaka amakuru agiye atandukanye yizewe avugwa muri cryptocurrency. Guys, nkuko mubibona cyangwa nk'ibyo mwaraye mwumvise, amakuru ari gucicikana ni P browser, ni P network. Umushinga mugari niwo tugarutse uyu munsi. Tugarutse muri P network, aho PD yaraye ibaye. Havuzwe byinshi, ngira ngo mwabibonye muri video yacu yabanje yatambutse, ari nabyo tugiye kugarukaho aka kanya. Yari iri mu Cyongereza ariko byinshi byayivugiwemo turacamo mu ncamake. Hano Mass Kyc is currently ongoing on P browser, breaking news. Amakuru ahari nuko Mass Kyc twahoraga tuvuga yoherejwe muri P browser zacu. Massive Kyc ongoing. If you are yet receive Kyc, open your P browser and check. Hano bari kukubwira ko Mass Kyc yoherejwe. Niba nawe utari wakira Kyc, fungura P browser yawe urebe ko wabonye Kyc. Million of pioneers are getting Kyc invitation. Hano barimo barakubwira ko amamiliyoni y'aba pioneers y'abamininze P network yakiriye ubutumwa bwa Kyc. Guys, murabibona ko ibingibi byaraye bivuzwe cyane muri ya video na nyakubahwa Dr Nicolas, aho yavugaga kenshi ashimira ubwitange bw'aba pioneers, umuhate wa core team, ubufatanye, ashima cyane ku myaka 4 ishize P network igiye hanze. Ngira ngo mwabibonye muri ya video, nibyo yakunze kugarukaho, avuga ibyo bagezeho, ibyo core team yagezeho, ibyo hackathon zakoze, ibyo bateganyije imbere, bimirije imbere gukora, ndetse n'ibyo aba pioneers twakoze, kuko natwe ubwo twaminingaga twabaga turi gutanga indi nkunga kuri P network kugira ngo umushinga urusheho kuraninga neza. Hanyuma avuga n'ibyo bimirije imbere gukora, ndetse n'ibyo aba pioneers natwe tugomba kuba dukora kugira ngo dutegereze mainnet. Angaha agaruka cyane avuga kuri Mass Kyc. Mass Kyc yaravugishijwe cyane, yavugishije abantu cyane. Ahangaha twakoze ibiganiro biyivugaho igihe bayiteganyije ntisoke, ariko uyu munsi ngira ngo nkubwire ko Mass Kyc yoherejwe nta gushidikanya. Uragira hano ukorera mining, hanyuma ukore kwa turiya turongo dutatu two hejuru, ufungure ujye kureba ko wabonye Kyc. Guys, ko tugiye kugenda tubikora, nawe aba ariko uri bubikore kugira ngo urebe ko wahawe Kyc. Ugifungura hariya urakira tableau imeze itya, urabona ko hariho utuntu twinshi, ariko twebwe icyo dushaka ni ukumenya ko twabonye Kyc muri P browser yacu. Guys, Dr Nicolas ibyo yavuze yabishyize mu bikorwa, ibyo yavugiye muri iriya video bya Kyc byagiye mu bikorwa. Niba utarakora Kyc, nyamuneka iyi video ntigucike. Niba ufite abo winjije muri P network batarakora Kyc, ubasharinge iyi video kugira ngo ibyo tugiye kukwereka nabo babibone, babashe kumenya niba bakiriye Kyc invitation. Hanyuma gukora Kyc murabisanga muri video yacu yabanje step by step, uburyo Kyc ikorwamo, hanyuma ugapasinga Kyc nta bindi bibazo bijemo. Hano urafungura P browser, ukigera kuri tableau uraza ahanditse P browser, aba ariho ufungura kugira ngo urebe ko wabonye Kyc. Guys, arafunguka tableau imeze itya. Ngira ngo iyi Kyc yatanzwe ku bantu benshi, abantu benshi bamininze P network. Nawe niba warayimininze, ntekereza cyane ko iyi
invitation muri aya mamiliyoni y'abantu bahawe KYC nawe urimo. Nongere mbwire umuntu ukora ubu validator, niba ukora ubu validator, niba warakoze KYC ukaprayinga kuba umu validator, murabizi ko nabyo birimo inyungu iyo ukora ubu validator. Nyamuneka fasha bagenzi bawe ujye gukora ubu validator, zirimo ziratangwa ku bwinshi kugira ngo nawe ubone izo profit, ariko unafasha bagenzi bawe bari gukora KYC. Ndetse nawe umaze gukora KYC ngushishikariza gukora application cyangwa applying ya validator, ari byo na nyakubahwa Dr Nicolas yagarutseho nanone. Kigera aha urakora sign in to P browser, urakora sign in muri P browser, hanyuma nihamara gufunguka uraza kwisanga kuri za step 7 za P browser, ukore kuri step ya nyuma ya KYC hafunguke hameze harya. Guys, murabona ko KYC invitation irimo yaje. Ahangaha nta kindi naba nsigaje no guhita na applyinga KYC, nkora step zose z'uburyo wuzuzamo KYC. Tubibutse ko KYC know your customer ni uburyo bwo gutanga amakuru yawe kuri uyu mushinga kugira ngo bibikeho information zawe, amapia yawe amayininze azajye kuri wallet address yawe. Uko niko ugomba kubonamo iyi invitation code, invitation ya KYC muri P browser. Ngira ngo mwabonye ko bavuze ko yoherejwe ku bwinshi, KYC yoherejwe ku bwinshi. Hano ucyagera utangiye kwa applyinga KYC urakora hano kuri type or select country from your ID, uhitemo icyo uri bukoreshe, yaba ari national ID card, yaba ari passport, ndetse yaba ari na permis. Ariko hano icyo ngushishikariza nuko wakoresha national ID card. Hanyuma umuvalidator we nyamuneka jya muri P browser, nawe ukomeze urushaho gufasha abari ku applyinga, ukore ubu validator ba passing ku bwinshi, iyi step nayo ive mu nzira. Hano naho ugenda uhakora ukahemeza kugira ngo wapplyinge KYC yawe. Hanyuma umuntu ubonye iyi invitation code, invitation ya KYC, ajye muri video zacu zabanje arebe step by step y'uburyo KYC ikorwamo kugira ngo utaza kuyikora nabi ugasanga iheze muri loading, ikaguma loadinga kandi wakoze ntubone igisubizo cyayo. Hano uremeza niba ufite imyaka 18, ndetse na hariya hasi uraza kwakora wemeze kugira ngo ukomeze na next wapplyinga KYC yawe. Nyamuneka niba ubonye ubu butumire ubikore witonze, ubanze urebe video y'uburyo KYC ikorwamo kugira ngo utaza kugira ibyo wibeshyaho ugasanga KYC yawe ikomeje ku loadinga nkuko byagiye biba kuri bamwe na bamwe. Guys, naya makuru twari tubafitiye. Ngewe mu minota itarenze 30 nari maze kuvalida aba pioneers barenga 25. Ibi mbikoreye kugira ngo nawe nze nkubwire ujye muri P browser yawe koko urebe ko wakiriye KYC. Nkoze ubu validator ku bantu barenga 25 mu minota itageze kuri 30. Murumva ko KYC yatanzwe ku bwinshi. Wowe mu validator wicikwa nawe n'aya mahirwe, jya kuvalida barimo ku bwinshi. Guys, kora subscribe niba utarakora subscribe.